Reka mbasuze mwemeye kudukurikira hano amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakibura, ariko imbere za kamera muri kwabona umukozi w'Imana, no muvuga butumwa, no umuntu Imana ihamagaye mu gihe nk'iki ngaze atubwire ku bwami bw'Imana cyangwa se azatubwirije ijambo ry'Imana. Ntabatindeye cyane rero, reka mwakire ndakwakira umukozi w'Imana. Yakoresha microphone. Ego. Muraho neza? Turamahoro turushima Imana. Ego. Hanyuma rero tutatangira ivuga butumwa ryacu, nagira ngo tugusabe n'ubundi ubanze dushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ize kutuyobora. Murakoze cyane. Urakoze Mana yacu, urakoze Mana nziza, urakoze Mana ikiranuka, urakoze Data wa twese, urakoze Mana nyiribihe. Uyu mwanya turagushimye, tugushimiye neza yawe, tugushimira urukundo rwawe wabanye natwe imyaka yose yatambutse tugeze muri uyu mwaka. Nubundi turasenga ngo mu izina rya Yesu uzabane natwe, uzaturinde, uzaturengere kugira ngo izina ryawe rishimwe. Dusenge umwanya tugezemo aya masaha ndakwingingira ngo dufashwe n'ijambo ryawe, dukomezwe n'ijambo ryawe, kandi muri byose Uwiteka Imana ude guca bugufi mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nongeye kuguha ikaze na karibu kugira ngo tuze kuganira. Yego. Byawumeswe n'umwuka wera. Yego. Ariko wambaye neza no kuri kw'Imana. Nukubera Imana. Kanako ntago nakibagirwa kugenda nkasize ndakakubwiye. Nukubera Imana. Wambaye neza. Bigaragara neza uyu mukozi w'Imana aje kuvuga ijambo ry'Imana asa neza. Hari abantu bafata abakozi b'Imana bakabafata katare b'abantu biyitaho, ariko w'Imana ishimwe ko Imana hari uko yabikoze yabigenje neza. Naje biva mu gusenga. Biva mu gusenga. Kizamura amavuta. Kuba ugaragara neza burya nabyo bizamura amavuta. Wabona umuntu Imana tirakora abona kikora. Abona kwikora. Ariko ubwo umuntu Imana ngirakora akaba yakubaza ati none se kikora wuko nta kiragukorera. Yego. Ko nta kiragukorera, ko ntacyo yakoze. Birashoboka. Hanyuma umukozi w'Imana numva ndashaka gutinda mu magambo menshi. Yego. Ndagira ngo noneho twibwira, nurangiza nusoza kutwibwira urahita ukurikiza ijambo ry'Imana kugira ngo abantu badukurikiye baze kubohorwa n'ijambo ry'Imana n'ubuze kutugezaho. Uratwibwira kugira ngo batange bakuzi neza. Koresha microphone nibyo byiza. Imana ishimwe, urakoze cyane. Amazina yanje nitwa Bigirimana Daniel, ndi umugabo ndubatse. Yego. Hanyuma rero ni karibu mu ijambo ry'Imana. Numva nishaka kuvuga ngo twumve ijambo ry'Imana, abantu badukurikiye baze kumva ijambo ry'Imana, kandi nizere ko abantu badukurikiye ubuze kubafasha. Ibintu bibiri nababwa cyangwa bitatu. Icya mbere ni ukwizera, icya kabiri ni ukwihana, icya gatatu kwizera no kwihana. Icya gatatu gategereza. Numva naje ni nabyo byiza mu ijambo ry'Imana. Kwizera, kwihana, ugategereza. Ukizera ko Imana avuganye nawe. Kuko barazamutse ngo bamusuti muhagarare murebe icyo ndibuze kubakorera muri iri. Iki Uwiteka murebe agakiza. Niko ijambo ryavuze. Ngo mwicecekere. Niko Imana ribwiye Mose. Iramubwira ngo Mose ni iki gitumye ndakira. Aramubwira ati se we ntabwo uri kureba ibibaye. Ariko Imana ibwira Mose ijambo nakunze. Irabwira ngo Mose humura, witinya, bwira Abisirayeli bakomeze urugendo, bakomeze bagende. Noneho nanje ndanahira umutima wa Farawo bakurikire, nzihesha icyubahiro ku ngabo ze no kubeswa n'amafarashi. Niko Imana rimubwiye. Ubuti ngaho icecekere ureba agakiza Uwiteka ari bukuzanire. Ndashaka kumbwira abantu wenda buriya kwizera ukarindira nibyo bikora. Kubera ko iyo wizeye ukarindira wumva icyo Imana ivuze. Buriya bigusubizwa neza biri mu kwizera no mu kurindira. Hanyuma rero ni karibu mu ijambo ry'Imana mu minota tugomba. Yego. Iki kitari munsi minota 15. Ntacyo bitwaye. Minota 20. Ni ukuri. Agataho ngaho no 15 urabuduhemukiye. Uje hejuru ya 20 urabuduhemukiye. Oya nanje buriya mu ijambo ry'Imana ntabwo ijambo rikora ubwinshi. Kubera ko hari ijambo Imana abwiye Mose, iravuga ati numvishe gutaha kwa Abisirayeli. Nibuka isezerano nagiranye na Aburahamu, na Isaka, na Yakobo, nicyo gitumye mbarengera. Kwibuka isezerano gusa biba bihagije. Kwibuka. Naza kugaruka nyuma. Murakoze cyane, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka dufate ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nshaka ngo tuganireho. Ni ijambo nshaka ngo tuganireho. Ndashaka ngo buri wese adukurikire kandi buri wese yumve icyo Imana imushakaho muri uyu mwanya kugira ngo izina ry'Imana rishimwe. Ni ijambo dusanga mu Kuva. Ni ijambo dusanga mu Kuva ibice ni 17. Ndashaka ko dusoma duhereye ku murongo wa 8
ariko ndashaka ngo aya magambo tubaganireho buri wese amukomeze kandi buri wese amwubake. Ariko ndashaka mbwira abantu ko Yesu ari umwami kandi mbagure ko Imana ishobora byose nta kinanira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ritubwira ngo Abamaleki bagwanya Abisiraheli, Mose arabasabira baranesha. Ni ijambo riri kutubwira ngo Abamaleki bagwanya Abisiraheli, Mose arabasabira baranesha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze haza Abamaleki bagwaniriza Abisiraheli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo mugende mugwanye Abamaleki, ejo nzahagarara. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo mugende mugwanye Abamaleki, ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, agwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisiraheli bakanesha, yayamanura, Abamaleki bakaneshwa. Maze amaboko ya Mose araruha, bajana ibuye bararimutega, aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko arakomera ageza ku izuba rirenze. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'Abamaleki bakibagirana mu mw'isi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro acyita Yovanisi, aravuga ati, Uwiteka yarahiriye ko azaja agwanya Abamaleki ibihe byose. Tuvuge ngo amen. Iri jambo nshatse kuvuga ni ijambo Imana yabwiye Mose. Ni ijambo Imana yabwiye Mose, kandi Imana ibwira Mose ngo, Mose ndi mu ruhande rwawe, Mose nzabana nawe, Mose ndi Uwiteka, Mose ndihagije. Imana nihabwe icubahiro. Ndashaka kugira ngo iri jambo Imana yari imaze kubwira Mose, kandi iri jambo Imana yari imaze kumubwira, ni ijambo rikomeye, ni ijambo rifite imbaraga. Ariko ngo Abisiraheli baragwanywaga, Abamaleki bakabagwanya, ariko babagwanya Imana nayo ikabyitegereza ikabireba. Ariko iri jambo riratubwiye ngo Mose asabira Abisiraheli baranesha. Tugiye kwiga ijambo kunesha, kubera ko umuririmbyi yaravuze ngo urupfu nirunsinda uzabura ubwoba, kuko umubiri wanje uzabura uveho, ariko nzabona hehe? Mu maso mukiza. Tuvuge ngo amen. Aleluya, aleluya, aleluya. Iri jambo ni ijambo rikomeye kandi ijambo ry'ubwenge, ijambo kunesha. Kunesha bikumiye mu ijambo ryo kwizera. Ntabwo wanesha utizeye, ntabwo byashoboka. Kandi ntabwo wanesha kubera ko Imana haraho yageze iravuga ngo, Mose nibutse inaba Abamaleki bagira Abisiraheli, none haguruka wewe ugende. Numara kugenda yabwiraga Sawuli. Sawuli ngo ageze, ijambo ry'Imana riza kumvira ngo Sawuli agezeyo, haragenda atoranya ibyiza, haragenda atoranya ibigaragara, ariko ngo Imana irarakarira babara. Urumva ntabwo Sawuli yumva icyo Imana ishaka, ntabwo yarindiriye. Ubundi kugira ngo ukorane n'Imana nuko Imana ikubwira ibintu kandi ukabikurikiza. Yesu nashimwe. Noneho rero uyu Sawuli we agezeyo, agiye kurimbura Abamaleki, fata intama nziza, fata inka nziza, fata abagaragu beza, arangije aragenda, afata umwami Agogi nabo ntiyamurimbura, nawe aramucura. Ariko Imana irababara. Imana irababara, imaze kubabara ivuga ijambo nakunze. Sawuli ngo atashe ngo araza naho Samweli yarari, aramubwira ati, uko gutama numva nukwiki? Noneho Sawuli abura ati, ariko nakoze Uwiteka ntegetse. Samweli aramubwira ati, none ni igiki iko gutama ndi kumva nukwiki? Aravuga ati, nabonye intama mbona inka, ndavuga ibi nzabitambira Uwiteka, ariko ndashima Imana, ndashima Imana. Samweli abwira Sawuli ati, kumvira kuruta gutamba ibitambo.
iyo wumvira Imana ahubwo ibyo bitambuka bireka byari bihagije. Samweli aramubwira ngo Imana iguciye ku ngoma. Amen. Haleluya. Ndashaka kubwira yuko iyo ushaka gukora n'Imana urayumvira. Iyo ushaka gukora n'Imana ugenda uko Imana ishaka. Iyo ushaka gukora n'Imana ugenda uko Imana iri kubyumva. Kuko n'ubundi niba hari ikintu cyari gikomeye nuko Sawuli atumviye Imana. Iyo aza kumvira Imana, ikibabaje rero muri iyi minsi nuko abakozi b'Imana badashaka kumvira Imana, badashaka ngo bagende uko Imana ishaka, ahubwo bashaka ngo bagende uko bashaka. Kandi iyo ugiye uko ushaka ubu byije. Ubundi mu yandi magambo ugomba kugenda uko Imana ishaka, ugakora ibyo Imana ishaka, ukumvira ibyo Imana ishaka, kandi ugakora bya bindi bishimwa n'iki? N'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Ugenda uko Imana ishaka, ugakora uko Imana ishaka, ukabana uko Imana ishaka. Uyu nguyu Sawuli rero we ngo agezeyo agambirira akoresha umubiri. Buri umubiri ntabwo ari mwiza. Akoresha umubiri aratoranya ibyo Imana idashaka. Kandi Imana ari mubwiye ngo njyewe nibutse n'Abamaleki bagira Abisirayeli, none wegenda ufata Abamaleki ubarimbure, uhere ku woroheje ugeze kuri wa wundi n'umusaza wose uri iruhande. Ariko ikibazo ntabwo Sawuli yabikoze uko Imana ishaka. Haleluya. Niba ari ikintu cyanejeje no mu mbuto Yozefu yabanye n'Imana. Yozefu abanye n'Imana agira n'Imana ibihe byiza. Ndashaka ngo ntabwo nshaka kuvuga ibyo byatangiriye, ukuntu yabonye inzozi, ukuntu yazibonye nta nshaka kubivugaho, ukuntu yageze kwa Mukapotifari ntabwo nshaka kubivugaho, twese turabizi, ukuntu yagiye muri gereza agafungwa ntabwo nshaka kubivugaho, twese turabizi. Ariko ndaje nigire hafi ukuntu Yozefu yari amaze kwibwira bene se, amaze kubibwira bene se ba Yozefu ngo igihe kigeze ise yari amaze gupfa, yari yibagiranye. Ariko ngo bagira ikibazo. Umva ikibazo bagize nkikubwira ariyo dusozereza. Nayicara ngo gukorana n'Imana, ugakora ibyo Imana ishaka, ukabana n'Imana, ukumva uko Imana ivuze, ukabana muri byose. Umva tujane. Yozefu ngo ise amaze gupfa, bene se baramusanga bati Yozefu ihangane, uzi ko data atarapfa, uzi ko yakubwiye ngo babarira barumuna bawe na bakuru bawe. Ariko Yozefu ngo akimara kubyumva, haleluya, niba hari ikintu kinkomeje ni iri jambo. Yozefu ngo akimara kubyumva arababwira ati nimuhumure ntacyo nzabatwara. Kansome hano mu gice, reka nshaka ngo dusome iri jambo. Nshaka ko dusoma iri jambo. Imana ishimwe kandi Imana nihabwa icubahiro kigwe hejuru. Yozefu ahumuriza bene se arapfa. Amaze guhamba se Yozefu asubira muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajanye nawe kumuhambisha se. Bene se wa Yozefu babonye ko se apfuye baravugana bati ahari Yozefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye. Batuma kuri Yozefu bati so atarapfa yaragutegetse ati muzabwire Yozefu ibi, arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo, kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yozefu babimubwiye ararira, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere baramubwira bati dore turi abagaragu bawe. Yozefu arababwira ati mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana iyo yashatse kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzaje mbagaburira n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza, tuvuge ngo amen. Haleluya. Iri jambo ryo nshaka kuvugaho. Yozefu ngo arabahumuriza. Yozefu ati nimuhumure mwitinya. Yozefu ati nimukomere. Ntabwo ibi ngibi ni umugambi w'Imana, ibi ngibi ni cyo Imana arishaka. Ntabwo Yozefu yabituye nabi bamugiriye, ahubwo bati nimuhumure. Bivuze ngo Yozefu yabanye n'Imana, akora ibyo Imana ishaka mu gihe cye, akora ibyo Imana imubwiye. Yozefu ngo kubera ko Imana imufiteho umugambi, binatuma bene se bati ahari ntabwo data waba aramutinyaga agihari.
byatuma utatugira nabi. Yosefu ngo ararira aravuga ati nimuhumure, aleluya, aravuga ati nimuhumure, njyewe nzabagaburira, usibye namwe n'abana banyu bato nzagute nzabagaburira. Imana ishimwe kandi yagwa icubahiro. Nshatse kugira ngo Imana yacu ni nyamaboko, Imana yacu ntakinanira, icy'ingenzi ni ukwiringira kandi tukayizera. Ndashima korali Ubumwe yaririmbye indirimbo nakunze. Iriya ndirimbo ngo turavuga gukomera kw'imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo nizo zadukuye mu buto tukaba tugejeje amagingo. Ntacyo tugushinja mucunguzi, warakoze, waturindiye ibyacu n'abacu. Turambuye amaboko, vuga ngo amen. Turambuye amaboko tugushima, izina ry'Imana nirishimwe. Gukorana n'Imana rero ni ukuyumvira, gukorana n'Imana ni ukuyubaha, gukorana n'Imana ni uko Imana ishaka, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Nshuti yanjye, ndashaka nkubwire ngo wubahe Imana kandi yubahishe. Hari umuntu wubaha Imana ntayubahishe, kandi agaciro kari mu kubaha Imana ukanayubahisha. Yes, turakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Kandi Imana iguhe umugisha. Ku bantu bifuza kuba bavugana nawe bagutuma mu hantu ngo wabwize ijambo ry'Imana, ni karibu. Ego. Tubaha ikaze na karibu. Ku bantu batari bakora subscribe hano kuri channel yacu, bakomeze bakore subscribe, bakore na share kugira ngo ubutumwa bw'Imana bwamamare. Cyane ko muri iyi minsi turi mu minsi igoranye cyane, abantu batagishaka kumva ijambo ry'Imana. Rero wagira amahirwe kumva ijambo ry'Imana ukanarikunda, byaba byiza usangije na bagenzi bawe ukanakora na subscribe kugira ngo ujye ukurikira ijambo ry'Imana. Ego. Umunsi ku munsi. Hanyuma rero umuntu wifuza gutumira umuvuga butumwa nkaza babwiriza ijambo ry'Imana cyangwa se bagize ubutumwa bwiza hano hagiye hatandukanye, aho waba uri hose hagusanga, mfuko wagize ute wamutumire, reka tumusabe nimero narangiza araza kudusoreza n'isengesho. Imana ishimwe. Nimero yanjye ni 079 02 85 614. Hanyuma wadusoreza n'isengesho. Imana ishimwe kandi Imana yagucubahiro ko dusenge, ariko ubwo tugiye gusenga nje nkunda abantu basengera mu ijambo ryo kwizera. Kwizera kurarema. Kwizera kurarema. Uriya kwizera niko kwatumye Eliya azamugwa mu ijuru na Enoka azamugwa mu ijuru adapfuye. Kwizera gusa ubundi kwizera niko kuremaga. Niyo mpamvu na Yesu yagera ku muntu akavuga ati surizeye, akavuga ati ndizeye, yavuga ati ndizeye agakira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana rero kandi tuzagaruka, kandi Imana igumye kubana natwe. Murakoze cyane. Imana yacu, Imana nziza, Imana igira neza, Imana ikiranuka, Imana data wa twese, Imana nyiribihe. Uyu mwanya tumaze kumva ijambo ryawe, turasenga ngo mu izina rya Yesu nsengeye Uwiteka Imana nyiringabo buri wese umaze kumvira ijambo, kandi ndasenga ngo mu izina rya Yesu nsengeye ababyeyi, nsengeye abagabo, nsengeye abasore, nsengeye abakobwa, nsengeye abashaje kandi bageze mu za bukuru, nsengeye abashumba, nsengeye Uwiteka Imana ingeri zose. Uwiteka Imana nyiringabo, ndasengera ngo mu izina rya Yesu buri wese ushaka gukorera akora ibyo gukiranuka, kandi ndasana ngo buri wese Uwiteka Imana nyiringabo akora ibishimwa nawe. Jambo ryawe ryaramiye ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashakaga mu gihe cye. Niyo mpamvu Uwiteka Imana nyiringabo nsenze kugira ngo buri wese umukomeze amaboko, nsenze ngo buri wese umwambike imbaraga, kandi Uwiteka Imana nyiringabo buri wese akora ibyo gukiranuka muri ibi bisa n'ibya nyuma guca. Kandi Uwiteka Imana nyiringabo ijambo ryawe ratubwiye ngo Yosefu ahumuriza bene se ati nimuhumure kandi nimukomere. Nanjye uyu mwanya ndasaba ngo mu izina rya Yesu reka tubwire ababaye ngo nibahumure nibakomere, abashonje bahumure bakomere, abafite ibibazo bitandukanye bahumure kandi bakomere, abavuganye n'Imana bahumure kandi bakomere. Ndasenga ngo mu izina rya Yesu yewe Uwiteka Imana nyiringabo wirukana abazimu n'abadayimoni, migambi y'umwanzi yose uyicecekeshe. Jambo ryawe rirambwiye ngo abameleki bagwajije Abisirayeli, Mose arangije arabasabira abanginginga Imana, arabwira ati yewe Uwiteka ngwino turengere. Nawe wumva gusenga kwa Mose, n'uyu mwanya wumva gusenga k'umugaragu wawe, urengera abafite ibibazo, urengera abafite ubugwayi, urengera abafite ibigeragezo, kandi buri wese mu ruhande rwe mwami ahagare mu kwizera. Icyo kwizera Uwiteka Imana akibone kandi ukimuhe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze gutwumvishe kandi urakoze gukora mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane.